Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Soje imirimo ye, ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru, kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutandukanya nawe. Arahumurizwa na Kristo, ntacyadutanya nawe, ntacyo dutandukanya nawe. Tuzahumurizwa na Yesu, Kristo, ko n'urupfu rutandukanya
nawe araruhutse. Nimuhumure mukomezwe na Kristo, urupfu ntirwadutandukanya nawe tuzaruhuka. Araruhutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Araruhutse, araruhutse. Inkuru nziza ya Kristo yanigishije byo gukiranuka, asoje umurimo we araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo araruhutse inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana, arukiye mu gituza soje umurimo we, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Araruhutse, araruhutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse, ubuzima bwe n'ubutumwa, igihamya cy'uko yabanye n'Imana, urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse, soje imirimo ye, Araruhutse inshuti ya Yesu, ubushake bw'Imana, arukiye mu gituza, aruhutse imiruho n'imihati, asinziriye mu rukundo rw'Imana. araruhutse, Araruhutse, araruhutse. nubwo amarira atemba ku